iyo uri umwana ntibabimenya. Nabaye nsubiste kuko sinashoje imirimo ya politiki. Naravuze ngo Imana niyigena, ubwo wenda niba ari byo bampitiyemo nta kundi nabigenza, nahise mbyemera. Ntabwo byanyoreraga rero gukubagana cyane. Nabonye imidari igeze kuri 4 ya zahabu. Semba wa Semba rero harimo sympathy. Ngo ikaze kuri kamera za Rwanda Top News. Nakoze. Uyu muntu turi kumwe birangora kumuvuga amazina ye bitewe n'ibigwi yewe n'imyaka bizamo, ariko kandi ku mazina ye yitwa Sembagare Samuel. Mpera aho ngaho, usibye ayo mazina usanga Sembagare Samuel ni muntu ki? Murakoze. Nibyo, yitwa Sembagare Samuel. Sembagare Samuel ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, nkurira mu Rwanda, ndiga, ndashaka, ndubaka, ndarera, ndayobora kugeza amagingo aya ngaya. Sembagare rero akaba avuka mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga, akagari ka Rungu, wageze aho ngaho. Tujye kuganira ku mateka ya Sembagare Samuel. Uyu twamenye ari umuyobozi, abandi bakumenye uri umurezi. Kugeza ubu ngubu muzehe Sembagare Samuel ntakiri mu mirimo nk'iyo yari arimo mbere ijyanye n'ubuyobozi, cyane cyane ko abenshi bakumenye uri umuyobozi w'akarere ka Burera. Mbere ko tujya aho ngaho, reka mbanze nkumoze ku kazina kitwa Semba wa Semba. Nako mwamenyekanyeho, kara kazina kaje gate, kameze gute? Urakoze. Kariya kazina Semba wa Semba ni akazina k'ubumanzi, k'ubutore. Kubera ko nigishaga intore, gahugura, nibo baje kukanyita, ntabwo nigeze nkiyita, ahubwo nak'ubumanzi. Kandi urabizi ko intore nyine igira n'izina ry'ubumanzi. Nta nubwo uzi n'ubusobanuro bwarako se? Oya, birumvikana. Semba ni Sembagare mu mpine. Semba wa Semba rero harimo sympathy. Nicyo bivuga. Sembagare ukundwa, Semba wa Semba. Okay. Niko bimeze. Birasobanutse none. Reka twinjire mbere yuko uba umuyobozi, bundi byatangiye gute mu rugendo rwawe rw'ubuyobozi, ibihe byiza wagiriyemo kugira ngo umenyekane nka meya icyo gihe? Mbere yo kuba meya, tuhere ku mateka ya mbere, iyo twashaka tugahera ku mateka y'ubuzima bwawe bwite ukiri umwana, dusangiza gato ku mateka. Okay, murakoze. Navutse mu mwaka umwe 1959, vuga ngo ubu kukabaka myaka 32. Mu by'ukuri rero nize amashuri abanza mu Rwangeri, ni mu misiyoni y'Abadventiste. Ayisumbuye igice cya mbere nayize Gitwe, College du Gitwe, buni mu karere ka Ruhango. Yego. Noneho mparangije n'imyaka 2 mu wa gatanu scientifique, nagiye kuri ikizamini cya rukarasoma kubera ko minervare yari nyinshi, iyongereye mu abiga muri leta batanga make ugeranije na mikoro y'ababyeyi. Rero nafashe icyemezo ngo ikizamini cya rukarasoma niko bakitaga, urambabarira wenda n'indimi nagumye kuvuga umwimerere w'ikinyarwanda, ariko hari amagambo ndagenda koresha make. Ubwo rero nkoze icyo kizamini ndagitsinda, njya kwiga mu ishuri nderabarezi Ibyumba, aho bita kwa Mansuhi. Namaze imyaka 3, ndangije muri 1980. Ubwo rero abayobozi bansubizayo kugira ngo mfashe babana muri discipline, fasha abarezi muri discipline. Namaze imyaka 4 njya kwiga i Butare, mara imyaka 3 mbakora aho ngaho nize aho na animateur pédagogique niko batwitaga. Ubwo mu by'ukuri nanshinzwe discipline y'abanyeshuri. Ndangije rero imyaka 4 nize amahirwe mbona bourse, njya kwiga i Butare mbakora impamya bushobozi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu burezi. Nagiriwe icyizere na Kiliziya Gatolika, banyohereje kujya kuyobora masomo uwo bita préfet des études muri kigo cya social Ibyumba boneza mu bantu. Icyo kiri Ibyumba namaze imyaka 6. Nyuma y'imyaka 6
naje gukora imyaka 2 hano Nyakinama ishami ry'uburezi ryari ryimuriwe hano muri campus ya Ruhengeri Nyakinama mu burezi pakura rero impamya bushobozi ihanitse bita A0 cyangwa se licence mu burezi psychopedagogy. Ubwo ndangije rero niho n'ubundi kiriziya yanyoreje kujya kuyobora ishuri y'Igatsibo. Ubu ni Gatsibo ariko yari lise ya Muhura y'Igatsibo. Hamaze rero imyaka hafi 3 nibwo twagize ibyago ntambariraba igihugu kiri mu icuraburindi kuko genocide twambuye abantu benshi yakorewe abatutsi. Ubwo nk'abandi banyarwanda benshi nge nahungiye muri Tanzania. Ngara namazeyo umwaka 1996 niho natahutse rero. Ngeze rero mu Rwanda turahugurwa tuja mu ngano inkumba noneho ndangije ingando bangira ushinzwe amasomo préfet des études mu ishuri ry'ubumenyi na technique Busogo. École de sciences et techniques de Busogo STB. Nahamaze imyaka 6 inyuma rero nza kugirirwa ikizere kuko nakoze ikizamini ku rwego rw'intara muri Minaloc mba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Mutobo. Mutobo bicyo yari mu Kingo na Nyakinama. Naho nahamaze imyaka 6 ndangije muri reforme muri 2006 niho nagizwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Burera. Kamwe muri 5 tugize intara y'Amajyaruguru. Ninjye watangiye rero aho ngaho ndi umukozi ndi umunyamabanga nshingwabikorwa nshinzwe gucunga abakozi ariko no gushyiraho inzego kubera ko nitwe twatoresheje abanjyanama na za nyobozi. Nahamaze rero hafi imyaka 2 n'igice. Meya wayoboraga akarere yageze agirwa ikizere agirwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Ubwo abaturage nanjye bangira ikizere barantora. Ndangiza rero hafi imyaka 3 aho ngaho nyirangije ubwo bongera kungira ikizere ndangiza indi manda y'imyaka 5. Itegeko rero muri decentralisation rivuga ko yurangije manda 2 ntabwo ya gatatu ntabwo wahita ukomeza ya gatatu. Nguko na shoje nabansubise kuko sinashoje imirimo ya politiki. Yego. Iryo jambo soje tuzi ntago nasoje imirimo ya politike. Dusubire gato nyuma ukiri umwana ufite izinzozi. Nkiri umwana kubera ko nigaga ndushye twigaga ku birometero 14. Murumva ko nabyuka kare cyane ariko numvaga nzaba umuganga. Nuko nabonaga abafirmiya abaforoma biwacu bambaye amataburiya bavura niyo vocation mu muhamagaro niwo nari mfite kuzaba umuganga. Ariko mu kureba ibyo twize abatanga buruse bavuga ko nize uburezi ko ngomba gukomeza muri primaire bavuga ko nagize amanota ashimishije bavuga ko naja muri kwiga icyiciro rusange narangiza nkaziga uburezi. Icyo gihe wabyakiriye gute wumvishe ikinziza zitazikibaye impamo? Naravuze ngo Imana niyigena ubwo wenda niba ari byo bampitiyemo nta kundi nabigenza nahise mbyemera njya kwiga torokome nkomeza icyiciro cya 2 cy'uburezi nderabarezi. Turacyari mu gihe mu myaka y'ubwana usibye izo nzozi zawe zitabaye impamo ariko buri mwana wese arakubagana cyangwa se hari ibyo kubaganya cyangwa se hari utwo agira nk'udushya twe. Uri umwana reba iki byakurangaga nk'udushya abandi bantu batamenye? Okay, urakoze. Ni ikibazo kitoroshye ariko kinoroshye gusubiza. Ndi umwana akenshi abandi barantoraga cyangwa barimo kangira umuyobozi. Ntabwo byanyoreraga rero gukubagana cyane kubera ko nari nshinzwe kureba abati impapuro hasi abatavuga igifaransa ko kuvuga igifaransa byari itegeko wavuga ikinyarwanda bakaguha agakoni. Nibyo nakundaga gukora cyane ariko ntibyabujaga ko iyo ntashe naja nko kureba hari amapapayi nkurira ibiti byera imbuto z'amapapayi kwa padiri ibinyomoro kagira ibyo ntwara. Hari imikino ubu ni nkanakina ariko. Yego, ahubwo nari nkomeje kurako ngako imikino yakurangaga ukiri umwana ari nkiyihe? Ese wumvaga wenda ari uzaba inde cyangwa se iki mu rwego rw'imikino? Bro imikino nakundaga atletisme kwiruka. Kwiruka metero 100 400 ni nabyo nakomeje muri secondaire ko nabonye n'imidari myinshi ya zahabu niga mu nderabarezi muri groupe de la salle Byumba. Yego, nabonye imidari igeze kurenye ya zahabu kubera ko nakundaga kwiruka kuvuduka muri metero 100 no muri metero 400.
uri umusportif ukomeye cyane. Ubu ngubu abo tungana abansigani bakeya abari mu kigero cyanje ntabwo ari benshi bansiga, naba nk'uwa kabiri wenda hari uwansiga ariko ntabwo nanenga batanu ba mbere mu rungano rwawe. Rero mu rungano rwanjye, reka ture nko mu rungano rwawe abantu mwakuranye baba se abakiriho, ni nk'ibihe bihe byiza mwagiranye nk'abandi se, niba hari abakiriho uvuga uti no muntu ariko kuva kera tukiri urungano uti n'ubu ngo namusiga cyangwa se yarashaje, nk'abandi mwakuranye burungano. navuga abo twiganye yenda mu nderabarezi nibo nibuka neza. Hari umuprofeseri wigisha imibare muri kaminuza yitwa Burera Anastase, ni promosiyo yanjye twarangije hamwe, ndamwibuka nkibuka bitwa Bafaranga, abandi ntabwo mbibuka neza kuko promosiyo yacu yagize ibibazo, ntabwo abenshi bagize amahirwe yo kubaho nkanjye. Abo bari inshuti zawe? Bari inshuti zanjye. Mu myaka yawe y'ubugimbi n'ubusore burya bavuga ngo nta ngoma itagira abayo, mwebwe ibyanyu byari ibiki muri icyo gihe? Nibyo byari bigezweho? Mwakoraga iki? Ni byinshi turi abasore. Icya mbere njye nababwira ko tuzaba abayobozi, ko tugomba kwitoza kwicara nk'abayobozi, tukaja ku meza nk'abayobozi, kubera ko inderabarezi baduhaga diplome y'imyaka 7 D7 normale moyenne, kandi abayoboraga amashuri bari barize D5 imyaka 5 mu nderabarezi. Twe twumvaga rero niturangiza tuzahita tuba abayobozi, ariko tukimenyereza kubaho nk'abayobozi, kwicara nk'abayobozi, kuvuga nk'abayobozi, tukiga nk'abayobozi, tugafungura nk'abayobozi. Nicyo twiteguraga cyane. Ubwo mwabaga mumeze mutere, kuko byane ko se hari igihe usanga nk'abantu bafite, reka mbyita ikigare mu mvugo yabo, urungano abantu mugendana mugashyiraho amabwiriza yanyu. Mwabaga mumeze gute nk'iyi mwabaga muri kumwe? Ubundi nkanjye nabayidwaye nuvuga ngo sepe bubu ngubu nari nkuriye abanyeshuri bose mu ishuri nderabarezi. Ku bato twagerageza gukora ibyo bita parrainage. Parrainage nuvuga ngo umuto yuje yagiraga umukuru ugomba kumwitaho, kamwereka gukaraba, isuku, kuryama, gusasa, kujya muri etude. Ibyo twarabibatozaga. Ibindi rero twumvaga mu busore bwacu bamwe bazaba abayobozi mu burezi, ariko abandi bazajya mu gisirikari, abandi bazakomeza kaminuza bakiga ubuganga, abandi bakaba gestionnaire. Mbese twumvaga ari vide yara ubuzima butazahura n'ibibazo mu buzima. Twumvaga dufite icyo bita optimisme mu ndimi z'amahanga, kumva ko byose bishoboka. Ugeze gukomoza ku bijyanye n'ubushobozi bw'umuryango, uko byagenda kose hari icyo cyabaga nk'inzitizi mu bijyanye n'imyigire yawe? Byabaga bimeze bite nk'iyo wagugiye ku ishuri? Ese bwa mbere ujya muri segondere wajyanye iki? Ntabwo byabaga byoroshye kubera ko ababyeyi banje n'abahinzi borozi, bari abahinzi borozi. Dutsinda rero ntabwo hari iby'ishuri muri segonderi. Naguze umufuka w'igitare bawitaga Amerikani, bangura uburingiti. Umufuka usanzwe oya n'igitambaro cyitwaga Amerikani cy'umweru, nicyo badodeshe ku mutayeri, ku mudozi, banguramo ikiringiti n'isabune ya surfo. Inkweto zo bazinguriye hasigaye nk'icyumweru ngo ngende. Nagendaga ibirenge byanjye nzara ni nshyashya, iza mbere zavuyemo kubera kugenda mu makoro. Ubwo rero ntabwo byanyoroheye kuko nagafuka niko nashize mu dukoresho. Tujya muri kamyoneti, nta kaburimbo zari zihari, kugera ira za Gitwe twagirayo dusa n'abarabu. Nta n'igikapu? Nta gikapu, nta saha, nta telefone, byumva ntibyabagaho. Kaburimbo yibonye ryari? Kaburimbo nayibonye njya kurangiza amashuri muri 1980. Urangije segonderi mbonye kaburimbo bwa mbere? Niho oya gato mbere tujya muri segonderi hari kaburimbo kamwe iva Gisenyi ya Kigali na Kigali Byumba, koko za Gitarama hari mukungugu. Ubwo byari by'icyo gihe. Hanyuma ugenda mu modoka bwa mbere byari bimeze bite? Ngenda nzari kamyoneti, ntabwo ari za kwasiteri. Yari kamyoneti yo bita Toyota Stout. Yego. Ubwo twagendaga turi benshi nk'abantu 50.
twerera abagufi twabanzagamo tukagenda duhagaze, abakuru bakajya mu byo bita polo bakagenda badukanigiye mu mutwe. Mu by'ukuri twirirwa twikoreye abantu, ariko nje nari kagufi cyane ntabwo bangezagaho amaguru, ariko abansumba bakanagiraga mu mutwe. Rero nari kagufi meze nk'igikuri, niyo mahirwe nagize. Ntabwo ngeze nikora ibirenge by'umunyeshuri wicaye muri raporo. Hagenaga abanyeshuri gusa? Hari igihe bakinamo n'amakara, ubundi n'imifuka y'ibishyimbo n'ihene. Bisumva abacuruzi ntabwo yakwitesha imari. Aho yageraga akabona ibishyimbo yabishyiragamo, ukagwana n'umufuka wawe n'umufuka uri kujya kukugwa ku izosi. Byari uruvange, cyangwa amashu n'amakara n'ihene n'ubugari bw'imyumbati, ibijumba byose twageraga turuva, n'inkoko. Wabonaga abantu n'inkoko n'amashu n'ibijumba n'amakara byose ari akavuyo, ari agatogo. Amafaranga mbere watunze yarangahe, wayakoresheje iki? Ntangira guhembwa nahembwaga 14,421 kiri kimwe cy'ifaranga. 14,421 igiceri cy'ifaranga bagishiragaho. Byari nka ryari? 79-80. Yari menshi rero. Nubatsemo amazu ya mama y'ababyeyi banje, kuko nize mfite ipfuno. Twabaga muri Nyakatsi. Wenda mbere yuko tugera ku mushahara wawe, mbere yaho cyagiye uri umwana utsinda se, haba ari nk'ikindi gihe watunze amafaranga ari wayakuye? Ndi umwana nakundaga kwiharika. Bita kwiharika, ababyeyi baduhaga ahantu hatameze neza guhinga, tukahinga tukiharika. Ariko ubu ngacuruza inkoko. Najanaga inkoko, nkagura inkoko mu baturage nk'eshatu, kazijana kwikora. Yego. Abakongomani bakunguraho bagakuba kabiri igiciro natanze. Ntabwo nigeze rombaho ndakorera udufaranga duke, ariko narakoraga mu biruhuko rero. Kuko amafaranga yaramfashaga. Hari two naguraga udukweto, nkagura n'utundi ngenerwa. Uko byane kose hari nk'ibyishimo by'umwana, cyangwa se nk'ikintu yifuza avuga ati nimbona amafaranga nzarya ipaki y'amandazi, nzagura imigati. Wowe ayawe wa mbere uyabona wumvaga uzayakoresha iki? Aya mbere navuga ko iwacu nta ntoke zihaba. Nari imineke nta ntoke zihaba, kandi nkawurya udatonoye. Cya kabiri isukari, nakundaga kugura isukari nkayishyira mu kigage. Nibyo numvaga nkunze. Amandazi ntayarahari, ahubwo hari ibintu biti bizagarika. Ku byangabo twabiryaga nko kuwa gatanu ku minsi y'isoko, ariko ubundi naryaga imineke cyane. Waba wibuka nk'umunsi wahawe isakaramentu yo gukomezwa, kuko kubatizwa bishobora kuba batijwe ukiri umwana muto cyane? Nabatijwe njya kurangiza, kuko nize ndi umudivantiste. Noneho ngeze mu bafurere aho bamfata neza, nza guhinduka mba umukatolike. Nakomejwe rero, ntabwo bambatije, ahubwo bankoreyeho umuhango gusa. Ntabwo ubundi iyo batijwe mu katolike cyangwa mu badiventi ntabwo bongera kubatiza. Iyo batijwe mu badivantiste bakatolike bagukorera n'imihango baragukomeza gusa, ariko ntabwo bongera kukubatiza. Ntabwo za 78 niho nakomejwe. Icyo gihe byari bimeze gute umunsi mukuru? Baranyakiye kuko yari intama babonye. Baranyakiye, kandi nari umuririmbyi, nubwo ntabivuze cyane, ariko nari dufite korari turirimbamo muri groupe scolaire. Ubwo rero baranyakiye, bankora umunsi mukuru. Nuko ukomeje ko iwanyu mwari umuryango uciriritse mu rwego rw'ubushobozi, ariko se nk'iyo habaga hari umunsi mukuru, hari Noheli, hari Bonane, byabaga bimeze bite iwanyu? Iwacu umubyeyi wanjye datumbyara ntabwo yari umukene, yari afite ibintu. Ku minsi mikuru batuguriraga twenda dushya, n'abashiki banjye, kandi navukanye n'undi, nuko ntabikubwenge ndi impanga. Navukanye n'undi, ubwo rero bakatugura imyenda isa, bakabaga nk'agahene, bakagura n'umuceri. Icyo gihe twawuryaga gusa umuceri n'akanyama, ni ku minsi mikuru, Bonane no kuri Noheli. Muri make mwaryaga umuceri kabiri mu mwaka n'inyama. Nuko twaryaga ibigori byokeje, ibirayi, ibivuzo, ikigage n'ibishyimbo. Nibyo ngibyo twiriraga mu minsi mikuru. Niho nabonaga umuceri n'akanyama, kuko papa yari afite imashini adoda. Yakoraga umwuga wo kudoda, ariko anahinga korora. Impanga yawe iracyariho? Oya, yaratabarutse, ariko yasize abana, afite abakazana n'abuzukuru. Yararwaye,
yari tahiye nkangana hanyuma ndeka dukomeze nubwo kuri ubwo buzima bw'impanga bumeze bute iyo uri umwana ntiwabimenya ariko mama utubyara yatubwiraga ko twamugoye kubera ko yajyaga umwe yaronkaga ikarira undi asinziriye yajya kuryama undi akacyura ariko tumaze gukura gatoya twarakundanaga cyane cyane ko twari dusa twari impanga revrejimo twari dusa bavuga ko dukundana aho hose wajyaga twarishimaga twajyaga kuvoma hamwe tukakina hamwe byose twabikoraga kimwe n'amashuri aya mashuri yageze aho yiga ubugoronomi imyaka 5 nge ndakomeza nge ariko nari gakuru we yari gato nanatinze gushaka kuko wenda bari gukimbaza we yashatse mbere yanjye ndetse bavuga ko mu kinyarwanda nshobora kuzahura n'ibibazo byo kugira abana urubyaro ariko nagizeho nanjye ndashaka ku myaka 33 tiya Yezu naho washakiye naho nashatse umudamu umugore mfite imyaka 33 hari amakosa ariko ngo impanga zijya zikora zabyumvikanyeho akenshi amakosa arasa kuko n'umwe arwaye undi ararwara akenshi ibyo niko nabibonye ariko hari nk'utundi dukosa mwavuga mwagambanye dukorera ahangaha cyangwa se abandi tuvukana tubakorera ibi twarakundanaga tugashyira hamwe cyane kurusha abandi tukaba twajya nk'inama baba batetse tukarya mbere tukabatanga bari mu murima cyangwa bari gukina twe tukiyiba tukajya gukora mu nkono tugasangira bagasanga twahaza akenshi nk'impanga hari nk'ibyo bajya bavuga ngo iyo mukunze umuntu mukunda rimwe mwana mwanga mukamwangira rimwe byagenze gute kugira ngo ashaka mbere yawe kandi ari wowe gakuru wowe yarashatse nge narakomeje niga rero wowe yahisemo gushaka bituma rero ntabwo twari tukiri kumwe ntabwo nabimenye nasanze yarashatse nje mu biruhuko ariko wa mugani wanyu insubije inyuma gato mu gihe cyanyu bijyanye no gutereta bivuze ngo inkumi n'abasore gutereta ntabwo byabura oya bimeze bite mu ngimbi turi ingimbi twakundaga abakobwa tukabaganiriza tuvuye gusenga ariko ntabwo turi nk'abo ntabwo twafatanaga ubona basomana nkatwe no ntabwo gusomana ntabwo byari biri mwakoraga iki twe twaraganiraga gusa tukandikirana udupapuro two tubakunda ariko ntabwo twasomanaga ngo tujyane iminwa nk'abo koko se muhaga mukundana cyane cyane twarabakundaga da urukundo rubaho ariko rwa rundi rw'ingimbi n'abangavu ntabwo aba ari urukundo rwo kuvuga ngo muzabana ko bashobora gukunda n'abakobwa 2 cyangwa 3 ariko hari n'ibyo bita felamo ibyo ntabwo byashobokaga twe twari ntabwo ibyo ngibyo n'ubundi buzima ariko ntabwo twabijyamo aratinya gase cyangwa icyo gihe harimo gutinya cya mbere umukobwa yatinyaga ko yatwarinda icya kabiri n'umuhungu kubimubwira kandi amukunda ntabwo byari byoroshye buryo ukunda umuntu nyabyo ntabwo wamukundira ngo muje mwibyo simvuze ko bitaba ariko ntabwo ari byo by'intangiro by'ingenzi ntabwo kumva kuryamana n'umukobwa ukunda aribyo byatuma umukunda cyane nubwo irari riba rihari ariko urifata ukavuga uti nabo umudamu wanjye nzaba ari umugore wanjye bivuze ngo uramutse ukunda hari za kirazira ku buryo umukobwa watwitaga nko ku musozi yabagazwe ubwo bikaba ari igisebo ku babyeyi bamureze cyane cyane kuri mama wamubyeyi n'abanyirasenge hari ibintu byitwa imitoma cyangwa se kureshya mwatereteshaga iki ni ukuganira ukamubwira ko umukunda gusa amata mu masasa abiri nk'igisigati ko binashoboka yaza kubera umugore ibyo bikaba ari byo bya buri munsi none wateretesha iki twari dufite iki ntabwo n'icyo kibazo nayo ndi kwibaza nta kintu mwagiraga wenda uvuga uti namusohokana namugurira ka namujyana aha tumaze gukura gusangira nka fanta n'imigati twarasangira kuri butike mukasangira fanta n'umugati nk'umukobwa wabaga wihagazeho ukomeye abaga ari uwo kwande umukobwa k'umucuruzi wa pasitoro wa mwarimu wa inspegiteri w'umusirikari ariko nk'abasirikari ntaho twatungaga ijisho abatereka da uriya ni umuntu ukomeye nubwo yaba atagira inyota waratwara abatinyaga ariko umupasiteri nawe ukabona
ari mu yindi kategori uwo mucuruzi akabona yambaye udukweto twiza nabo ukagira ipfunwe ryo kumwegera cyane ariko ntibyabuzaga ko tubaganiza kuko mu ishuri twaraberekaga twarabakoreraga imikoro twaraberekaga bigatuma rero natwe batwegera. Muri make ubwo mwatereteshaga kumusobanurira cyangwa se ko iyo wagiraga nk'amahirwe nk'umukobwa wo muri iyo kategori akaza akakubwira ati nsobanurira ibi ukamwegera ukareba intege ze ukareba uko yambaye mukaganira. Ukomoje no ku kintu cyitwa imyambarire rero izo ntege wazibonagaho gute? None se wagize ngo nabubu gusa n'abambaraga uniforme yakwicara nyine zinguti ikazamuka icyo gihe ukabona wenda nk'amatako cyangwa intege nuko. Hari abavuga ko ngo abakobwa n'abasore muri minsi bataye umuco. Ni ikibazo kigoranye kubera ko indangagaciro na kirazira ku rubyiruko akenshi uzi ko umuco ugenda ukura hari n'ibisaza mu muco. Kubu ngubu inkoranyambaga imbuga nkoranyambaga zituma urubyiruko rwigana imico y'ahandi cyane kubera ko nubwo ababyeyi ibyo bamubwira byose ariko yasomye akareba by'ahandi ntabwo abura kubyigana. Ntabwo rero twabashyiraho itaka ngo tubacire urubanza ahubwo ikibanze ni uko bashyira ubwenge ku gihe bakemera ibyo ababyeyi bababwira za kirazira n'indangagaciro ariko bitabujije ko nibabona n'ibyiza by'ahandi ntabwo byatuma asamara. Ni ukuvuga ngo abubu nabo ntabwo bataye umuco kuko abenshi tubivuga natwe tugomba kwireba ariko twebwe dutanga ahubwo ingero nziza twebwe ababyeyi. Niba umubyeyi ufite umwana muto usanga ari mu kabari saa yine ese uwo mubyeyi watanze uruhe rugero rwiza? Cyangwa se niba umugabo abarizwa mu kabari iba aderesi nawe ntabwo batanze urugero rwiza. Ni ukuvuga ngo uko mu rusyo akome ni ingasire. Ababyeyi tugomba kugerageza gutanga ingero nziza kugira ngo tuzabitoze babandi turera naho nitutanga ingero mbi nabo bazabura gihana nyine bigana ibyo babonye. Ntabwo rero twabacira urubanza kandi korerana uguhozaho icyangombwa ni uko abana bagira umurongo bakagira ubuzima bufite intego. Niba hari n'ibibazo bashobora guhura nabyo hari ingamba agafata ingamba kugira ngo atwite atabishaka cyangwa yandure. Kuba muri minsi hari kamyita umubare munini w'abakobwa batwara inda zitateganyijwe wariyongereye ariko bivuze ko n'abasore bazitera nabo umubare wariyongereye. Kuba bisa nkaho guhana umukobwa watewe inda cyangwa guhana umusore wayiteye umukobwa sinzi niba kera barahanaga abasore kuba bisa nkaho bayifashe nk'ibintu bisanzwe mubibona gute mu rwego rw'umuco n'uburere? Mbere wabonaga harimo akarengane kubera ko nta mukobwa witera inda. Niba hari uwamuteye inda rero byakabaye byiza niba ugomba kubahana bombi bahana cyane niba ari nk'umuyobozi bakamuhana bihanukiriye cyangwa se umubyeyi ko n'abagabo batera inda abana bato. Ni ukuvuga ngo rero kuri njye ikosa rikwiye guhanwa kimwe kuri buri wese. Kuri njye ntabwo umukobwa akwiriye gutotezwa n'ababyeyi ngo abere uvumwa wandi wamuteye inda yigaramiye ahubwo ikibazo ni uko abo bana badatinyuka kubavuga. Kuri njye nagira inama abana b'abakobwa bakabavuga ko n'ubundi inda aba yabyaye aba yaba umugore. Kwirwa arahisha rero ntacyo bimaze akwiriye kuvuga uwayimuteye. Niba ari ukubana bakabana niba agomba kubana bakabana niba kumufasha kurera akamufasha kumurera no kugira ngo umugabo agenda atera inda kuri gukina umupira kuri stade ntabwo ari byo.